yego twari ku ijambo rivuga ngo Imana irimwe iravuga ngo dore nzi imirimo yawe kandi ngushyize urugi rukinguye imbere yawe ndetse nta n'umuntu ushobora kurukingura n'umwe. Nta wabasha kurukinga ngo kuko ufite intege nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye ntiwihakane izina ryanjye, dore nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani. Hano ni Imana yavuganaga n'amatorero, ikavugana n'itorero, buri torero ikagenda ivugana naryo. Hano yavuganaga n'itorero rya Filadelfiya, niryo yavuganaga naryo, aribwira ati imirimo yawe ndayizi, ndabizi witondera ijambo ryanjye, ijambo ryanjye uraryitondera. Icya kabiri, ikintu nkuziho ko ukunda kwihangana. Mbese agenda amubwira utuntu tugenda dufasha Imana, tuyifasha. Imana igenda ibwira itorero, aribwira ati dore utuntu ushingiraho kugira ngo nanjye nkomeze kubana nawe. Agenda turondora avuga ngo akambere, imirimo yawe ndayizi yuko hariya mu itorero. Icya kabiri, dore imbere yawe nahashyize umuryango ukinguye. Cya gatatu, ngo nta n'umuntu ushobora kurukingura n'umwe. Kandi icya kane aravuga ngo nuko uri umunyantege nkeya, ngo ariko muri izo ntege nke zawe ngo nkukundira ko ukunda ijambo ryanjye. Icya kabiri, nkukundira ko umenya kwihanganira ibibazo ukabicamo utavuze. Urumva utuntu Yesu yagendaga ashingiraho. Yatangiye avuga ati imbere yawe mpashyize urugi rukinguye. Cya kabiri, za mayimabi za zindi zitangira kumenyera abantu ntawe ubasha kuzarukingura. Urumva ibintu Imana ibivuga ku buzima bwacu. Dore nkukinguriye imigisha, dore nkukinguriye ubuzima, dore ndaguhaye. Aravuga ati nubwo mbiguhaye mbishyizeho uburinzi, nta muntu n'umwe uzahirahira kuza hano, kandi ngo nubwo azaza ntazigera abikora. Aravuga ngo impamvu mbigukoreye ni impamvu izi. Cya mbere, urihangana. Ariko muzi ikintu cyitwa kwihangana? Kwihangana, kwihangana. Hari umuntu ushobora kwihanganira, ariko barahari. Naye ngiye kuvuga ngo wenda ntago, ariko barahari. Ariko ni babandi nabo bimbarwa babandi. Hari umuntu ushobora kwihanganira igisuzuguriro atigeneye, atihaye, ukabona ukisanzemo ugasuzugurwa, ukambara inkweto icitse, ukambara imyenda udakunda, ukarya nabi, ukaryama nabi, ukabaho nabi. Kandi urize, wibitseho amashuri, wibitseho za mpapuro zose, ariko warangiza ukaba mu buzima utihamagariye, ukisanga mu gisuzuguriro, ugasuzugurwa n'utakabaye gusuzugura. Bakaza bakagukarabiraho, bakaza bakakwihanagurizaho. Kandi uri umuntu ufite ubwenge, warize, warize, urareba,
ufite amaso urareba, ariko ugasuzugurwa n'umuntu utakabaye gusuzugura. Ariko Yesu agashaka kuca aho hantu, kavuga ati nturangije amashuri, ati ntiwigiye mu mashuri meza, sawa. Umeze neza kuri umusore mwiza n'umukobwa mwiza, sawa. Urumva bimeze bite? Ukaba uti ni sawa, sawa. Urankunda se? Ukavuga uti ndagukunda. Yesu urankunda jewe? Ndagukunda, jewe niyo mpamvu mpora mu masengesho. Urankunda? Ukamuga uti se buriya ntubona ko niyiriza kenshi ahangaha? Uri urankunda? Ati sawa. Akakuzanira ka gashuri kayo nyine, ka gashuri k'Imana ntukazi se, akari gushyiramo. Havuga ati wizayo hanze, nanjye ngiye kujyana mu yanjye. Hari n'igihe akwaza se buriya wumva uzaba iki kurangije amashuri? Kavuga ati jewe rero nigiye ibi, nigiye kuzaba runaka, ndenda uyu mwanya uyu n'uyu n'uyu n'uyu, ndashaka kugushyira ikigo cyanjye, ndashaka gukora ibi n'ibi n'ibi n'ibi, ndashaka kuzamenyekana, menyekanisha ibi n'ibi 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 n'ibi, ngere muri uru rwego. Nibyo ushaka? Se sawa. Havuga ati iyi sura yize bayo wige ay'ubwami bukaza. Ikintu agukorera cya mbere, aguha imbaraga z'umutima. Ibisigaye ntumenye uko bigenze. Wasuzuguwe, wambaye ubusa, biki, wabuze amavuta yo kwisiga, urarara hatari iwawe, uracumbikirwa, urimukaya buri munsi wimuka uva aho ujya ahangaha. Kandi warize. Wese ntubizi ko wize? Akabanza akakwigisha. Niyo mpamvu Bibiliya yatubwiye hano mu Byahishuwe 3 ku murongo wa 7, havuze ngo ku murongo w'8, nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye, kandi ntawe ubasha kurukinga, kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ukihangana. Ntiwihangane izina ryanjye, ngo dore nguhaye bamwe bo mu sinagogi ya Satani. Aravuga ngo nzi imirimo yawe, nawe wisuzume urebe imirimo wakoze ushimwa niyi. Ko ugera mu itorero ugakwepa. Ntubizi se ukataka turya? Ntago uri mu baririmbyi, ntago uri mu rubyiruko, ntabwo uri mu nzego z'ubuyobozi, uri aho nyine. Kandi warangiza ukavuga ati ndashaka Imana inkora ibitangaza, ndashaka ko Imana inyiyereka. Yakwiyereka ite? Yagukora ibitangaza ite? Ariko nimwumva itorero rya Philadelphia kuntu ryabwiwe n'Imana, amagambo Imana yabwiye iri torero, nzi imirimo yawe, nzi ko utajya wihanganira abatuka izina ryanjye, kandi ugira kwihangana, ukunda ijambo ryanjye, dore ngushyize umuryango ukinguye imbere yawe, kandi nta muntu n'umwe uzarukinga. Kubwiye mpamvu Imana izarinda abazaza gukingura uyu muryango, ngo nuko ukunda ijambo ryanjye, nuko utajya wihanganira abatuka izina ryanjye. Urumva utwo tujambo nka tungahe twashingiweho kugira ngo Imana imukingurire umuryango.
ikanavuga ngo uyu muryango nzawushyiraho uburinzi, nta muntu uzaza ngo arwirateho, nta muntu uzaza ngo runyeganyeze, nta muntu uzaza ngo rukinge, dore ngushyize umuryango ukinguye. Arangije aravuga ngo nubwo uri umunyantege nke, mu ntege nke zawe uranyubaha, urankunda kandi ijambo ryanjye urarikunda. Kubw'iyo mpamvu nanjye zagukingurira ibintu, zaguha ibi. Murumva, iyo mubona hanze Bibiliya avuga ngo iby'isi bijye bibigisha iby'ijuru. Niba ushaka service ibunaka, hari ikiguzi uzatanga, siko bimeze? Nta hantu uzajye ku murenge ugiye gushakayo service runaka, bazabanza bakubaze ngo duhe ka gatabo k'umuganda, niba ukunda kubahiriza umuganda. Iyo ukabuze service ntushobora kuyibona. Banza werekana agatabo k'umuganda, nibasanga ugafite service bayigukorera. Hano nawe aravuze ngo nubwo uri umunyantege nkeya mbibona, ukaba uri umunyantege nke, ariko dore utuntu ngukundira muri izo ntege nke zawe, urankunda. Urankunda. Muri izo ntege nke zawe nakurebye, ndakwitegereza, nsanga buriya ugira n'akantu, nubwo utakiziho cyane, ariko ugira akantu kakubamo ngo buriya ngo ntabwo ujya wihanganira abatuka izina ryanjye. Aho abantu usanze bavuga nabi, urahaguruka ugasara, ukabamerera nabi, ukababwira uti reka dore uko biteye nuku, uko ateye nuku, imirimo ye niyi, uko akora nuku nguku, ukabahinyuza, ngo ntujya wihanganira ngo abatuka izina ryanjye, ngo ako ndakagukundira nako. Aha, murumva Imana yakuremye. Imana hari iki gukeneyeho, hari icyo uyikeneyeho, hari ibyo uyikeneyeho, hari ibyo ugukeneyeho, hari ibyo usabwa gukora, hari ibyo usabwa gukora, ariko hari ibyo usaba kubanza gukora. Urashaka ko Imana ikwigaragariza mu buzima bwawe bwite, hari icyo usabwa. Nta kindi waremewe, ni ukubaha Imana, ni ukuba umuvugizi wayo, ni ukuyamamaza, ni ukwamamaza ubwami. Urwego rwose waba urimo, wakomera utakomera, waba ufite udafite, waba woroheje cyangwa se ukomeye, nta kindi cyakuzanye hano ku isi, ni ukwamamaza Imana, ni ukuvuga Imana, ni ukuvuga Yesu, ukabwira abantu. N'imirimo yose waba wicayemo usabwa kwamamaza, kumwamamaza. Iri torero rishimwe ibintu, dishimye. Dukomeje aravuga ku murongo w'9 ngo dore nguhaye bamwe abo mu isinagogi ya Satani, bita Abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Imana iramubwiye ngo dore kubw'izo mpamvu nakweretse uburyo nkukunda n'icyo ngukundira, kubw'iyo mpamvu gusa, dore nkugabije abo mu isinagogi ya Satani, abita Abayuda kandi atari bo, kandi ari abanyabinyoma, ndabaguhaye. Burya hari igihe Imana ikugabiza abantu, ikakugabiza ibintu
ukabigiraho ububasha, ukabigiraho imbaraga, ukabigiraho ijambo. Imana iramubwira ngo kubw'iyo mpamvu buryo nkunda, nanjye nkugabije abo mu isinagogi ya Satani. Mu yandi magambo, ba bantu bose wa mudugudu wanze gukizwa ndawuguhaye, bagiye gukizwa. Ba bandi batigondaga bari barimanitse, ba bandi b'abanyabibone, ba bandi bishyira hejuru, ba bandi b'abagome, ba bandi bakurwanyaga, ba bandi baguhagurukiraga, ba bandi bakwangaga, ndabaguhaye. Ugiye kubagiraho ububasha, ugiye kubagiraho ijambo, bagiye kugucira bugufi, bagiye kukumva, bagiye kugushaka. Ndabaguhaye. Ikibazo nuko Imana ivugana natwe ntitumenye igihe tuvuganiye nayo, ntitumenye n'ibyo tubwiye, ntitumenye n'aho tuvuganiye nayo. Nicyo kibazo. Nk'ubu Imana yabivugana nawe, Imana irimo ivugana nawe, ariko ntubyiteho, ukavuga ngo ni ibyabo. Ariko Imana irimo ivugana nawe. Uzi ko Imana ikugabije abanzi bawe. Niba warize kwihanganira umwami, ukihangana, ugaca bugufi, ukubaha Imana, ukubaha itorero, ukubaha abashumba bawe, ukubaha umurimo waguhaye, ukihangana, ukarya ubusa, ukambara ubusa, ugakomeza ukihangana. Uzi ko Imana ivuganye nawe ko abiyitaga, urumva hari abantu biyita, hari abantu biha amazina, hari abantu biha ijambo bakiyita nyine. Wese ntubafite aho ngaho, ntibakujengereje, ntibari mu itorero ryawe ushumbye, ba bandi biyita nyine, ba bandi bakaganga, ba bandi b'intarakoreka, ba bandi bataganirizwa, ba bandi badaca bugufi, ba bandi baguhagurukiraga, ba bandi bari bakugejeje ahantu habi, ba bandi babanzi bawe. Bibiliya iratubwiye ngo Imana kubera impamvu 2 3 wamugaragarije ko uri kumwe nawe, arabikoze. Arabikugabije, arabakugabije. Uyu munsi si itariki, ni itariki zingahe? 10 na zingahe? Iyi tariki yandike mu buzima bwawe, uyishyire muri agenda yawe, uzambwira. Bizagira ku itariki 14 z'ukwa mbere, nawe hari icyo uvuga ubwira abandi. Imana ivuganye nawe kubera ibintu 3 bibiri byakoze ku mutima wayo wakoze uyu mwaka. Imana ikugabije uyu mwaka uri imbere. Niba utari ubyiteze, jewe ndaguhanuriye, kubera ibintu 2 3 wakoze muri uyu mwaka bikaba byarakoze ku mutima wayo, Imana ikugabije uyu mwaka uri imbere. Ikugabije abanzi bawe, ikugabije ibyo wari warabuze byose uyu mwaka uri imbere. Ubyitege. Bibiliya iravuga ngo Imana ibwira itorero, iravuga ngo kubw'impamvu 3 mwangaragarije ko muri kumwe nanjye, dore nanjye, dore icyo ngiye kubakorera, mbagabije ibyanyu, ibyo mwari mwarabuze. Imana irabiguhaye wa mugore we. Imana uyu mwaka uri imbere n'uwawe, ntabwo uzongera kurira ukundi, ntabwo uzongera gusuhuza umutima, ntabwo uzongera kwibaza niba Imana iraguhamagaye. Iraguhamagaye. Nuko gusa wari mu ishuri ry'Imana, ariko uyu mwaka, uku kwezi, Imana irakugabije.
Imana ikugabije uyu mwaka uri imbere, irawuguhaye, ndetse n'ibyo wari waraburiye uyu mwaka warabibuze, uyu mwaka uri imbere. Tariki 14 z'ukwa mbere, simbabwiye hafi se, harimo abantu bazaba batanga ubuhamya. Haleluya. Turagenda tugera ku musozo. Ku murongo wa 10 haravuga ngo kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe, nzakurinda iki gihe cyo kugeragezwa. Ubwo ni uburinzi Imana itanze, kubera ko wihanganiye ijambo ryanjye, ukaryitondera, ukaryihanganiramo, nanjye mu gihe cyo kugeragezwa kwawe nzakurinda, ntacyo uzaba. Imana rero iduhaye uburinzi, iguhaye uburinzi. Imana kubera kwitondera ijambo ryayo, kubera kwitondera, kuyitondera, ukayikunda, ugaca bugufi, ukayishaka, ukihangana, ugategereza. Dore iby'Imana ivuganye nawe, iravuze ngo kubera icyo kintu gusa nanjye nkugabije umugisha wanjye, nkukinguriye umuryango w'amahirwe. Ugiye guhura n'ibyiza, ugiye guhamagarirwa ugiye gusingira ibyawe kubera ko wihanganiye Imana. Turashoje rero, ndifuza ko uyu mwaka tuwusoza twinjira mu mwaka mushya turi bazima, dufite amashimwe. Ndifuza ko Imana ikugabiza ibyawe. Dore Imana igushyize urugi rukinguye imbere yawe. Ahari wenda birashoboka ko imiryango yawe yari ifunze, ariko Imana ivuganye nawe yuko ifunguye umuryango wawe, ifunguye umuryango wawe, kandi ikugabije abanzi bawe. Humura, haguruka, ongera, subira imbere y'Imana, shaka Imana, tega amatwi Imana, wumva icyo Imana ivugana nawe. Komera, Imana igushyize urugi rukinguye, Imana ikugabije. Abari abanzi ibagushyize mu biganza, ibyari byarabuze ibikushyize mu biganza. Tubivuze kuri iyi tariki ya 14, ariko tuzagera kuri 14 y'ukwa mbere hari abantu bamwe batanga ubuhamya. So Imana ibaho umugisha. Hari ku cyumweru, ariko nayindi mwe mbabwira ngo tugira igitaramo nyuma ya saa sita. Vayo, hari igitaramo cyiza, hari abaramyi beza, hari abavuga butumwa beza. Vayo dutaramane, vayo dusenge, vayo wumva indirimbo z'Imana ku bakozi b'Imana. So Imana ibaho umugisha rero. Mwari kumwe na Bishop Francis. Turabakunda, turabasengera buri munsi, kandi tugenda twumva ubuhamya bw'abantu batandukanye bagenda batanga iyo tubasengera, ndetse n'iri jambo ry'Imana iyo turitanga, hari abo ryubaka kandi hari aho ribageza. Namwe mukomeze kugenda muritega amatwi, kandi mukomeze kuba natwe. Imana ibashyize urugi imbere rukinguye uyu mwaka, mufitemo ubuhamya bukomeye kandi buvuye ku Mana. Imana ibambire umugisha rero. Tumaze gusenga, shalom.